munsi n'imvubu n'imbogo ego kuri se ntabwo byoroshye uyu munsi ntabwo wabimenye se ntabwo wabimenye nanjye narabibonye kangezeho ari utuntu tudasanzwe ntabwo nzi nimba wenda ukunda gukoresha social media zose murebe ariko Twitter YouTube ho byari bicika TikTok ibyo noneho nabonye n'amasura yatangiye guhinduka urumva Instagram noneho ahantu hose imbogo inuma imvubu ibyo bintu nahise nibaza mu bundi kuki ikintu nka kiriya aricyo kintu gihita gifata hose birashoboka ko nyine muri sosiyete turimo tugezemo se ari byo turi kwibandaho cyane kugira ngo twumve udukuru dusekeje kugira ngo tugarutse mu biganiro bitandukanye noneho uyu munsi sinzi ntabwo byoroshye umunsi tugiye kuza tuganira munsi n'imvubu n'imbogo ego kuri se ntabwo byoroshye uyu munsi ntabwo wabimenye se ntabwo wabimenye nanjye narabibonye kangezeho ariko nyine twongere tubasuhuze cyane muri Kuki TV ndi kumwe na mugenzi wanjye Jene Kubyimana nanjye Zekiri Twagiramungu twigarukiye mu kiganiro byacitse ubundi byacitse gute hano hanze ngo bintu ntabwo byoroshye ngo n'insezi imbogo zavuye mu mazi imbogo zavuye muri parike mu Kagera zageze ahantu hose ubu noneho ziri kuri social media neza niyo mpamvu rero ariko umenya dushobora kuba twaratinze ko zirimo zigenda zishaka gusubirayo muri parike bari kuzisubiza yose cyangwa ziragumye zitembere nuko hashize iminsi hari itari myinshi ariko nubwo imaze gucamo ari nk'itanu gutyo cyangwa hafi mu 10 nibwo ndi kumva nyine wasanga zitangiye gusubira inyuma ariko icyo kintu imvubu imbogo cyaratrendinze byataye njyewe rero sinzi nimba nawe icyo kintu warase ugitekereza njyewe naribajije ubundi kubera iki ibintu byacitse kuri abantu bakunda inkuru zigezweho zihuta cyane utuntu dusekeje buriya na kariya gakuru buriya rero urebye neza kaba kari kurya ariko nyine buri wese ayumva ari utuntu tudasanzwe ntabwo nzi nimba wenda ukunda gukoresha social media zose murebe ariko Twitter YouTube ho byari bicika TikTok ibyo noneho nabonye n'amasura yatangiye guhinduka urumva Instagram noneho ahantu hose imbogo inuma imvubu ibyo bintu nahise nibaza mu bundi kuki ikintu nka kiriya aricyo kintu gihita gifata hose birashoboka ko nyine muri sosiyete turimo tugezemo se ari byo turi kwibandaho cyane kugira ngo twumve udukuru dusekeje kugira ngo byibura natwe tubashe kwishima byacitse byakomeye twumvishe njyewe bwa mbere nabyumvishe hashize nk'icyumweru n'igice nanjye kubyumva bitangiye kuba biri hiti cyane urumva abantu barimo baririmba ngo dore imbogo umuntu kuri status za WhatsApp wese yagashyize ukibaza ubundi ku kibiriyari ariko ntabwo ari byo gusa hari n'indi image nigeze mbona y'umuntu kuri social media nyine yambaye ukuntu ikanzu ukuntu ariko ukagira ngo ni nkaho yambaye akantu kabonerana nko kwambara nka supanete byaratrendinze cyane ugasanga nyine gusa benshi babifata nk'imikino rimwe na rimwe ariko akenshi bamwe tubifata nk'ibyinjiza amafaranga mu ruhande rumwe sibyo niyo mpamvu bitagakwiye kuba ibintu biri big deal cyane sibyo niyo mpamvu rero
yaba byacitse yaba uduki twose tujye tudukurikirana twisekere. biriya bifasha n'umuntu riga no kuruhuka kuko kariya kantu kaciyemo katumye abantu uwari ufite ikibazo yahise anakira. Buri wese yagendaga ajya gushakisha ako kantu ese ni gute imbogo ibana nanjye icyo gihe kugira ngo mbimenye cyane naragize umuntu nabonye yashyize agasitati kuri WhatsApp ndavuga ngo aka kantu ubundi gute bihita bituma njya online njya kuri YouTube ngeze kuri YouTube nsanga byacitse njya kuri Twitter nsanga niyo nkuru Facebook noneho TikTok byari birenze ubona nyine abantu ariho hantu bahugiye. Gusa nyine ikiza kirimo ni ko byibura yabashije no kuba yagira akabona n'umufasha mu bikorwa bye bitandukanye byerekeranye na muzika yiwe yari gukora kandi ndumva atari ibintu bibi cyane byabaye byiza ubona ari ibintu biri funny kandi ibyo bintu turabikeneye cyane turabikeneye cyane usanga nyine dukeneye no kubona ahantu rimwe na rimwe duhugiranye none hatabonetseho twakwishima gute ariko ntabwo nzi ngo ni iyihe mpamvu ariko buriya wowe ushobora kuba ufite impamvu waba ubona iya biriya ituma biba biri hiti cyane kurenza ibintu biri rimwe na rimwe akenshi usanga utuntu turi negatifu cyangwa se ibintu bitari mu nzira nzima aribyo biba bifite popularite. Nyine uba wumva mu ruhande rumwe ari ibintu bisebetse sibyo ariko abandi babikoresha nk'ibintu bigiye gutreninga ahantu hose tukabikuramo n'inyungu kuko urebye kariya kantu abantu kinjirije ntabwo ari bake kari gukora umuti kariya kantu karimo karakora umuti niyo mpamvu ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu byacitse tugomba kwigira ibintu bisanzwe ko tukabibamo ariko si ngombwa twese ngo tubyishakemo ubwo buriya ntabwo uko abandi babikoze bikabemerera ntabwo ariko uri gushobora kuzamura ikintu niyo wenda n'urugero hari igihe haza ibihuha kikigihuha kikarya hiti byatanga hari igihe haza inkuru y'ukuri urumva bitewe n'umuntu iri kuvugwaho ikarya hiti byatanga ariko buriya ntabwo ari byiza ko twese twahita duhurira kiriya kintu njye niko mbyumva ku ruhande rwanjye ntabwo nzi niba wowe tubyemerana njye nanjye uko mbyumva ni uko gusa tujye tubibona tubirebe nk'abagize turebe n'ibitekerezo tubishyireho n'ibyo yuko nanone nticyaza gusa ngo twere kukivugaho ngo tukireke kigende sibyo ubwo byaba bisa nkaho natwe tudahari ntacyo twabonye ubu tuba dusa nkaho tudahari ikintu kigaragaza ko duhari ni uko natwe hari icyo tubivugaho kandi ntabwo ariko twese kandi ntabwo ari kiriya cyonyine hazaza n'ibindi cyangwa hari n'ibyabibanjije n'ubu tuvugana aka kanya turi kuvuga hari ibiri ku byanga byakunda hari ibintu biri kuba kandi aka kanya turimo turavuga niyo mpamvu rero ariko nakubaza ubundi kuki byacitse usanga ari byo bintu biba byakuye abantu cyane wowe ubona impamvu ari iyi njyewe rero uburyo mbibonamo mbibona nk'ibintu nyine bituma abantu twishima kuko ntabwo bifata nk'ibintu bibi ntabwo ubona ari ibyiro ndende byatari reka ariko se ntabwo ubona ko n'abantu babihugiraho rimwe na rimwe ugasanga ibyo babishe batarimo gutunganya weho uzajya kubihugiraho kubera ko nta kindi kintu uri gukora sibyo ariko buriya biragoye kuba we cyacitse nk'iriya yaza ikagusiga we itagutwaye rimwe na rimwe igutesha ibyo wari urimo icyo gihe ntabwo waba ukomeye mu bwonko ndakeka ntabwo byacitse n'ibyo ihise si we iri kuvuga ngo wenda biragutera ikibazo sibyo wenda uwo twakavuzeho byaba byarateye ikibazo wenda n'uriya wenda hari komantere zagiye abona cyangwa se izimusebya cyangwa se izimukritika ngira ibintu ukora sibyo ariko akenshi ikintu naje gusanga navumbuye kimwe bari abantu baba bakoze biriya bintu bikamamara nka kuriya uzi ko baba bari na fiyeri yabyo nta nubwo ushobora gusanga anafite isoni kuko na nyuma yawe aka kantu yakoze kakimara kuba hiti ibindi bitangazamakuru biba bimutumira ukabona rifiyeri yo gusobanura neza bya bintu ku wundi impamvu yabyo
ariko nyine niko dukunda kujajinga aba bantu baba babikoze ariko ntabwo tuba twari twakamenya ni iki bagamije cyangwa se yabivuze abikuye kuki. Ariko kandi nanone ugasanga hari abantu dufite muri sosiyete ntazi ukuntu bateye, hano umuntu ashobora kuba wenda uri kuvuga urugero nka speech, umuntu agafatamo kaka wenda wari ugiye kuvuga ahantu uradidimanga biranga akaba ariko kanahita afatamo. Niyo mpamvu ntekereza ko hari bano bantu baba biharimira byabayeho bakavuga ikintu kikasakara, niyo mpamvu baba ari fiyeri nuko bo baba bazi ko ari akantu kisobetse mu bindi bintu ibyo bavugaga mbere byari nka urugero nk'iriya dufashe nk'urugero bya dore imbogo dore imvubu, naje gukurikira neza naje gusanga we n'indirimbo ntekereza ko ari indirimbo yahanze ivuga ku bintu ariko ku biri mu Rwanda, ariko noneho bitewe n'ukuntu kariya gakorasi yakaririmbaga kahise gafata karafashe, noneho abantu bibagirwa ibindi byose yavuze imbere n'ibyo yavuze inyuma, kariya kantu bariko bahita ntabwo bitayeho ngo yabitatse tubona ntabwo baba yabivuzeho ibintu byinshi buriya niko abenshi twakunze turiya tuntu nyine turi gutraininga online, ariko ntabwo nyirizina indirimbo wayumvishe uko neza wasanga muri niyo mpamvu muri rusange biriya bintu tuvuga ko atari na bibi, kuko nyine baba bafashe kakantu kamucitse bakagafatiraho ugasanga nyine ikaze ndende byatari. Ariko nanone nyibaza ubundi kuki ibintu kuki umuntu batagifata ikintu kizafashe ngo abe aricyo baba bakoresha kiri trend cyane. Ikiza kiragoye kugira ngo kibe cyajya dutangire dukora ibi rero kugira ngo njye nibuka kera urumva niga muri sogonderi ngitangira niga mu wa mbere, hari umwarimu twagiraga w'imibare ariko ari sharp byatari, urumva hari sharp noneho akajya aza akagusanga arasambura umwana yari umuruhu uriko batwitaga sinzi nimba n'ubu ariko bakeneye birashoboka ko ntabwo byatunganye waba guhagaze nk'ahantu kwa kundi wifashe ukuntu uri kubona nk'umuntu wiga mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu cyangwa kuzamuka hejuru ugahita witsimba kugira ngo atakubona ko baramyuzura ukuntu, wenda icyo dushima nuko ubu bishobora kuba bitakeba kuko buriya kumyuzura hari igihe byagishaga umwana ishuri. Uwo mwarimu rero icyo nashaka kuvuga yaraje arasamburema aravuga ati hari mu gitondo tumaze kuri imigo barize igihugu avuga ati ariko ubu ni nk'ubu ugasanga umuntu araje aje hano wari kwabwiraga abantu bakuru bigaga muri za tuwaze mu katiye muzamuka ati guta umuntu azana akamara ku kigo imyaka 3 nta muntu umuzi undi se birashoboka. ubwo yashakaga kuvuga iki rero? We yashakaga kuvuga ngo aho kugira ngo umarane imyaka 5 urugero nturi umuhanga ngo ube uwa mbere sibyo ngo ikigo twese tube tukura nturi n'umuswa wenda ngo abantu babazi kuba n'uwanyu uri muri babantu bo mo hagati na hagati burya abantu bo hagati ntabwo bakunda kumenyeka. Noneho agahita avuga ati byibuze uzazira samburo mu munsi umwe kuha uhito byibuze bimenyekane ko ari wowe wahitumye, urumva bimenyekane nawe byibuze tukumenye niba warananiwe kuwa mbere ngo tukumenye uwa nyuma tubimenye basi uzaze kurasura umuntu wese arashaka buryo kiyawe. usanga ibintu bibi byakozwe n'umuntu akenshi ari byo bintu bituma yamamaza cyane, kuko dore turimo abanyeshuri bakoze nk'ibizamini urumva bisoza amashuri abanza turokome n'ayisumbuye siziye, ariko bazavuga umuntu wabaye uwa mbere sibyo mu rwego rw'igihugu, usibye umuntu uzamwumva kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo nta n'undi muntu uzamumenya se byagenze. Ariko usibye ko wenda we aba yamenyekanye birumvikana, ariko aba ari hagati nta kundi. Ariko nibaramuka bavuze ngo wenda Nyabugogo umuntu runaka yakoze ikintu gutya na gutya nta muntu utazahita akimenya, baba baririnda ko buriya nibaza ubundi baba abantu ubundi bari abantu usanga n'ikintu kiri kuba ako kanya ugasanga arahari inkuru y'ako kanya yarayifite, ubundi bari abantu bakora bati biragoye ko n'indi wagira ngo wenda baba batumiye hari kugira ngo babikore.
niyo mpamvu usanga hari ibintu biba rimwe na rimwe tukagira ngo ni imitego, tukagira ngo ibintu byari byateguwe kugira ngo nyine bo birire hiti muri bya bintu byabo. Birashoboka ariko ntabwo akenshi wenda reka tubifate nk'aho biba bitateguwe kuko abantu amakuru ari hose, aho umuntu ageze atanga amakuru ku gihe. Nicyo kintu tuzwi ku gihe, bitewe n'uburyo bwo kugeza amakuru hirya no hino bwaroroshye, social media zaragwiriye, umwe agashyiraho agakora hashtag nuko bita bigenda. Ubwo iyo ufite inshuti ukabikubita ka kantu nayo igakubita iyindi, byacitse bita bivuga. Tubikomeze byacitse tuvuge duti byacitse ntibikabure cyangwa tuvuge duti wenda ntibikabure. Yuko byacitse ituma hari icyo twiga, hari ibyo twigiraho, hari n'ibyo bituma tutakora noneho. Muri rusange ku ruhande rwa wumva byacitse tutakabaye tuyamana. Ariko se tuyivuge ngo ibi ntabwo kubwira ntabwo ari bya bindi bibitraininga buri munsi. Byacitse ikunda kuba gake cyane, ntabwo ari ariko buriya biragoye ko ukwezi kwashira nta kantu kavutse, ko ntacyo byari bitwaye cyangwa se tubiri byari bitwaye. Byacitse impamvu nyine bwo twibazaga impamvu ngo ariyo ihita imenyekana cyane, twabibonye nuko ni ka kantu kaza rimwe na rimwe bitewe na situation urimo gatunguranye, utuntu mutari musanzwe utari witeze ko kaza, kandi burya wari n'agashya tubyiteguye. Aragashya. Niyo mpamvu rero tuba tudakwiye kuvuga ngo tubireke, yuko igishyashya kije cyose turacyakira. Iyo twitegereje neza tuba tubona nta n'ikintu byatwara tutabikoresheje nawe nta kintu byatwara. Ubundi ibintu byose kubikoresha bigahitinga bikagera bikabura, kandi bikagira n'akamaro wenda muri bamwe cyane. Ntitugafeke amakuru abonetse yose. Ubwo byacitse rero ntibyacitse nababwira iki? Nta gahunda ya byacitse mfite. Twebwe tuzajya tubivuga yuko biba byabaye nibyo. Ariko channel yacu TV yacu ni ukuri ku TV. Tuba tugomba kuba duhagaze kuri tugomba kuba duhagaze kuri nyine mu byo turimo. Niko bimeze. Tukagerageza natwe nyine kugera tugaruka kuri bya bintu birimo biratambuka. Niko bimeze. Byacitse. Umunsi rero urubyiruko bano bacu kwaruko yari muri byacitse. Ubundi byacitse